ukuntu bimeze ibi bintu mbona narabyize kuko secondaire narabyize kaminuza na n'ubundi kubyiga ariko ntabwo ari ibintu nyine byaje gutya gusa bifite ahantu byavuye. Yes, tubahaye ikaze rero mwese abakurikirana ibiganiro byacu hano kuri Ubwenge TV. Tukaba rero tubahaye umwanya mu kiganiro tugiye kugira uyu munsi. Tukaba turi kumwe n'abatumirwa batandukanye, tukaba turi kumwe n'umusore umeze neza cyane, n'umusore w'umwedita ahangaha akaba tugiye kumuganiriza. Tukaba turi kumwe na manager, tukaba turi kumwe na main wacu abarwe mu boss wacu twemera cyane. Tukaba turi kumwe na photographer twemera cyane. Umunsi rero tukaba tugiye kuganira. So uyu munsi rero reka tubahe ikaze. Nge uri muri studio rero nitwa amazina yanjye y'ababyeyi nitwa Irumva Jedeo. N'izina ry'ubuhanzi niba ndabivuga so rero mu mazina biba byiza ko umuntu avuga amazina ye yose iyo agiye kuganira n'abantu. So hagati aho rero mu mazina yanjye y'ubuhanzi cyangwa se y'ubunyamakuru nkaba nitwa Mr. G. Mr. G. So rero tukaba tugiye gutangira ikiganiro cyacu aho tugiye kwemerera buri wese avuga abanze asuhuza abantu abibwire kugira mwese mudukurikiye mubanze mumenye abantu tugiye gukurikirana mu kiganiro. Reka duhere ku uyu musore wambaye neza umeze neza, namwe murabibona. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Kelly. Nishimiye kubana namwe. Turi kumwe nta kibazo. Murakoze cyane. Reka twakire na boss wacu nawe atwibwire. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Kabayiza Clement, nkabanzwi ku izina ry'umunyamakuru Clemento kuri televiziyo ikora kuri Muhandasi Ubwenge TV. Murakoze cyane. Murakoze cyane. So rero nkuko abivuze iyi ni Ubwenge TV ikorera kuri Murandasi cyangwa se ikora online kuri YouTube channel. Ikaba yitwa Ubwenge TV. Mwese tubibutsa ko ari Ubwenge TV no kujya kuri YouTube channel cyangwa se kuri YouTube ukandikamo Ubwenge TV ukareba ibiganiro byacu tubagezaho, ibiganiro byiza cyane, ibiganiro tuba twabateguriye, warangiza ugakora subscribe kugira ngo dukomeze gukurikirana umunsi ku munsi. So uyu munsi rero tukaba tugiye kuganiriza abantu batandukanye twabivuze babibwiye. Ni Kelly ari kumwe na Clemento umunyamakuru mukuru. So nanjye rero nkaba nitwa Mr. Geri. Tukaba rero tugiye kuganira. So Kelly bimeze bite? Ariko ndabona umeze neza rwose. Ndabona sinzi nimba ibintu nk'ibi ngibi uba wafashe umwanya kugira ngo ubitekerezeho cyangwa se ubitegure. Nibyo biragaragara buriya mbere yo kugira ahantu ujya urabanza ugategura bitewe n'ikintu runaka. Ni ukuvuga ngo rero tukimara gufata gahunda nyine ni ukwicara nyine umuntu agategura kugize kuzagaragara neza nyine gutya mubibona. So twari tuganiriye gake ariko ntabwo nibyo byose bikwiye kugerwaho, ariko turagomba kuganira uyu munsi, tuganire nyirizina. Ese ubuzima bwawe tuganire kuri Ubwenge TV. Hari abantu benshi bamaze iminsi bayumva, hari abantu benshi bamaze iminsi bayibona. Muri make mugiye kutubwira Ubwenge TV ese imeze ite, ese ikora iki, ese Ubwenge TV muri make muratubwira byinshi kuri Ubwenge TV. So ariko hagati aho uyu ni umusore mushyashya muri Ubwenge TV, arabanza twibwire, atubwire ese muri we, atwereke nyine background, atwereke ubuzima bwiwe bwose. So Kelly, Yes. urahari neza? Ndahari rwose. Okay. Nimba uhari sawa. Mbere na mbere icyo ndagushimira nuko uba wateguye. Wambaye neza kabisa. Wambaye neza rwose. Murakoze cyane rwose. Thank you so much. Uba wateguye. So okay, Ubwenge TV rero ugiye kwitubwira, watwibwiye, abafana bakumvishe, abakunzi bacu batwumvishe, bumvisha amazina yawe, ugiye kutubwira muri make ese Ubwenge TV ni iki,
ese nk'umuntu ayumvishe yakumva ari iki? Murakoze. Haha ubwenge TV ni TV ikorera online. Haha ubwenge TV haha ubwenge TV cya mbere entertainment, ibiganiro bisanzwe za interview nyine nka gutya, nyine byinshi cyane. Ikintu cya mbere ndanaheraho ni ugusaba abayikurikira ni haha ubwenge TV bagakora subscribe, nicyo kintu cya mbere tubanza gusaba abadufollowinga. Anje rero muri make nitwa Kelly, ndi umunyeshuri niga muri kaminuza, niga ibintu bijyanye na multimedia, ari byo byingi nyine byo gushutinga amavideo. Ubwo rero navuga ko ariyo role nyine ahanini mfite nk'iyi project, gushutinga, kweditinga, byose nyine birajyana. Tukaba dusaba rero abantu nyine kubikurikirana cyane, bakajya badukurikira bakanaduteza imbere. Kuduteza imbere nta kundi ni ugufungura ugakanda gusa ku subscribe ahantu hatukura, bikaba byiza ukoze ku ngengeri kugira ngo uzajye ubona notification zacu no mu bindi bihe bikurikira. Urakoze cyane, utubwiye ibintu byinshi, ariko hari akushyizemo kuko wiga muri kaminuza kandi ukaba wiga ibintu nk'ibi byo gushutinga, ukaba wiga multimedia. Ku bantu rero batumva n'ururimi rw'icyongereza, kuko ndabizi nabo bazadukurikira, multimedia ugerageje kutubwira multimedia ubundi hakorwamo iki nk'abantu nyine bazabyumva? Muri make multimedia ni ibijyanye n'ikoranabuhanga, ariko ahanini byibanda ni production. Tubona byinshi bya entertainment, amavideo, amafoto, amaudio, usanga nyine ari ibyo ngibyo multimedia idiringa nabyo. Twebwe turafotora, tukeditinga, tugafata amavideo, ugasanga nyine ibintu bimeze neza, bira byose mubona nyine ngaho biva ni multimedia, nuko nguko bikora. Ubu ngubu nkoze nk'ubukwe, ngakora nk'ikirori runaka, nshobora kugutumira ukaza ukamfasha rwose ibintu bikagenda neza, naza kugera mu rugo cyangwa se n'imyaka 10 yashira nkereba nakereka abantu ati mwankoreye akantu? Biroroshye cyane kuko yenda na manager naraza kubyivugira. Biroroshye cyane, araza kutubwira naho ukuntu bimeze, kubikora byo nta kibazo kirimo, izindi process araza kutubwira nyine ukuntu bimeze. Urakoze cyane, aho kwari ukutwibwira, utubwira ibintu byinshi bitandukanye kuri haha ubwenge TV. So akaba ari TV ikora online cyangwa se ikorera kuri murandasi hariya kuri YouTube channel yitwa haha ubwenge TV. So hagati aho rero abantu benshi ntago bakuzi, ariko ugiye kubanza utubwira ibintu byinshi bitandukanye kuko n'ubundi ni sawa kugira ngo bakumenye. So Kelly, ubundi uturuka he, ufite imyaka ingahe? Nibyo kuko abantu bashimishwa n'ibintu byinshi, cyangwa se mu muco wa Kinyarwanda ntabwo ari ikivugo nkubajije, ariko ugomba kwivuga nyine, sibyo, kugira ngo abantu bakumve neza. Nta kibazo kirimo, ariko ni n'ikibazo buriya gitoya ariko kinakomeye. Ikibazo gitoya ariko kiranakomeye cyane. Ariko nta n'ikibazo kirimo kubivuga. Njyewe nturuka mu karere ka Rusizi. Nturuka i Rusizi, ariko niga muri kaminuza i Butare, IPRC Huye. Imyaka buriya biba bigoye guhita uvuga ngo ntingiyi, ushobora kuvuga ngo yenda ni range niyi, imyaka hagati ya 20 na 25. Urumva nyine wahita nawe ufatira umuranga. Nta kibazo. Ibyo ngibyo. Urakoze cyane. None ubundi mu buzima bwawe tubwire, ese watubwiye ko wiga multimedia, ijyanye n'ibintu bya ICT, ibintu byose muri rusange ndakeka aba ubifiteho amakuru. Ese hari nk'umuntu waba warabikugiriye n'inama, cyangwa se nk'umuntu uba ubireberaho bityo bigatuma ubikurikira cyane? Muri make ndakubaza umuroromodo wawe. Ukuntu bimeze ibi bintu, narabyize kuko secondaire narabyize, kaminuza nanubundi kubyiga, ariko ntabwo ari ibintu nyine byaje gutya gusa, bifite ahantu byavuye. Niga nko muri Trokome, ni ibintu nabonaga bitrendinga nyine hanze aha, ukareba nko ku mateleviziyo, ku mbuga, kwa ayo ma YouTube channel, ukareba
ukabona nyine ari ibintu wagirira amatsiko kwibaza nyine ukuntu bikora nuko niho umuntu atangira kuvuga ngo nzakurikirana iki ngiki nyine yenda cyazanangirira akamaro njye rero niyumvagamo multimedia bitewe n'ibintu nabonaga hanze innovation hanze aha numva ngomba kuyiga nyine nanjye nkayimenya ikindi rero nacyo cyanteye courage abarora umudobo ni benshi ibiganiro ku mbuga zikorera online za YouTube channel hari umutipe bita Bagti Bagti harya akora kuri Bagti akora kuri Afrimax TV kuri Afrimax TV n'undi nawe wikorera ku giti cye bamwita Philipita kuri interview uploadinga mbona nyine ziryoshye cyane ariko nabwo abandi nabo yenda nabona nakunze cyane abakameramani babikora neza babona nyine ahagaze kuri kamera nawe ukumva rwose hari ibintu byiza cyane bikaba byaguha courage nyine nawe kubikunda yego ndumva ari kabisa igitekerezo cyavuye birumvikana kabisa ufite ibintu byawe ufite intumbero ufite amakuru kuri ibi bintu kabisa kuko urumva nimba ufite abantu ubireberaho ukaba ufite aho wabikuye ukabona byiga kabisa ufite future nziza njye ni nkako navuga kuko n'abantu bari kukumva n'abantu bazakumva no mu myaka izaza bumva ibyo bintu bizaba ari fresh so urakoze cyane kutubwira ibintu muri make utubwiye ese ibintu ukora n'ibintu wiga background yabyo so ariko gutyo uhagaze ndabona rwose nakomeje mbivuga umeze neza pe umeze neza rwose ku buryo sinzi ariko ngiye kukubaza akabazo sibyo nuko umeze neza rwose buriya hari ukuntu uhagarara umuntu agahita atekereza ati se buriya hanze ahangaha ibintu trendingamo ubu nk'umukobwa ushobora guhagararana nawe yaba ameze ate cyangwa se yaba ameze ate muri make bitewe n'uburyo njye mba nkubona iki kibazo ndashaka kugisubiza neza iki ni ikibazo kigoye kandi gikomeye ariko mbere na mbere kabisa nawe wambaye neza wambaye neza usa neza inkweto y'uwayiti ko ntahagaze rwose ni sawa mbaje ikibazo cyiza cyane kijyanye n'abakobwa hanze ati se akaba yameze ate ni ikibazo gikomeye ariko kinoroshye kirakomeye ariko rwose kiranoroshye umukobwa rero umukobwa njye nakifuza kuhamagaranya nawe ngenda icya mbere agomba kuba se agomba kuba ari umukobwa w'inzobe muremure uri kuri sayizi utabyibushye cyane ibindi yenda byo nyine ibyo ni ibiri fizikali ibindi ubwo yenda nyine wabimenya byo ntabwo wahita ubivuga ko ntabwo wamwinjiramo ngo umurebe ariko ibigaragara ni ibyo ngibyo ndumva ari ibyo kabisa ko rero kari gaciyemo tubibutsa ko iyi ari Haha Ubwenge TV turi mu kiganiro n'umusore wacu Kelly turi kumwe na manager wacu umunyamakuru mukuru Clemento so turi kuganiriza Kelly ariko turacyari kumuganirizaho ku bintu byinshi bitandukanye ku buzima bwiwe ku mibereho ya buri munsi ku byo akunda ku byo akora ku ntumbero ze mu minsi izaza ndetse tunamubwira tuti komeza ugire courage mu bintu byawe wahisemo kuko ni ibintu by'ingirakamaro kabisa so aha rero tukaba tubaye tugushimiye turagushimiye Mr. Kelly tubaye tugushimiye kuko aho uko tumara kumva ibintu byawe twumva ko bifite intego nziza aha rero tukaba turi kumwe nabwo n'umukuru cyane ni manager wacu akaba mwakomeje mubibona cyane ni umuntu uba witonze umeze neza nyine ni manager birumvikana umwanya munini wose aba ari uwe aba ari umuntu ukomeye cyane hamwe nyine ugera bakabanza kumuha umwanya agatambuka so reka rero tumwakire nawe tumuhe umwanya tubwire muri make uyu niwe igitekerezo niwe main niwe nyiri byose niwe Haha Ubwenge TV ishingiyeho reka tumuhe umwanya rero nawe agira icyo atubwira murakoze cyane nkunda gukorana n'urubyiruko n'abajene nk'uko nababwiye
ndi Kabayiza Clement, nkaba nzi ku izina rya Clemento kuri televiziyo yacu ikorera kuri murandasi Habubwenge TV. Muri rusange Habubwenge TV ni igitekerezo twatekereje kugira ngo dushobore kunyuzamwo ibitekerezo by'abantu batandukanye mu bintu bijyanye n'ubukungu, iterambere, imibereho myiza, ubuzima, imiziki, impano z'abantu, mbese ibintu bijyanye n'ubuzima bw'isi muri rusange, ariko by'umwihariko twibanda ku gutegura ejo hazaza. Kavuga tuti urubyiruko cyane cyane ejo urateganya iki, impano ufite wayinyuza hehe? Dukora na marketing, dushobora kukwamamariza kuri Habubwenge TV yacu, hagiye hacaho ibiganiro byinshi. Nahoze ndunguruka kuri channel ngasanga igiye kumara amezi agera hafi ku 8 ishinzwe igiyeho, kuko video ya mbere yagezeho ku itariki 30/12/2020, none tugeze kuri 31 z'ukwa 8 2021. Amaze kujya ama video 57. Abasubscriber rwose bo bariho barakura bazamuka, bigaragara ko bariho bishimira ibitekerezo tugiye dutanga mu ngeri zose. Tukaba muri rusange twabaha iyo background iteye gutyo, ku buryo tubona ibintu bigenda neza. Mu minsi izaza tuzajya dutwika hashye. Okay, tuzagenda dutwika hashye nkuko manager wacu aba bivuga, ahantu hazashya rwose ibintu bigende neza. So burabyumva rero nkuko abyivugiye manager. Ino channel ntabwo rwose imeze nk'izindi nagiye numva mu buzima busanzwe, kuko buriya nimba amezi 8 acize channel ifite aho igeze ku buryo buri wese yayibona akavuga ngo ibintu bifite umurongo muzima, bihita biguha ishusho yuko hasigaye igihe gito cyane ugatangira ibintu bigatangira kugenda neza. Tinirihe banga bakoresheje cyangwa se mukora? Ndari kubajije. Urakoze cyane. Uryo uri umunyamakuru, undi munyamakuru mugenzi bakakubaza, uhita umenya ikibazo ashaka kukubaza ndetse n'igisubizo kiba kiri hari hafi aho ngaho. Muri rusange nta rindi banga. Buriya iyo uvugwa amateka cyangwa se ukavuga ubuzima muri rusange, nta makabya nkuru arimwo, nta n'amarangamutima, kandi ugatanga ibintu byigisha societe, usanga kenshi abantu babikurikirana. Urugero ahangaha hari ikiganiro nagiranye n'umwana w'umunyeshuri wakuriye mu buzima tumenyereye bwo kwitwa abana bo ku muhanda. Umwana w'umunyeshuri fatanya n'abandi bantu n'undi musore umwe, tumukangurira kugana ishuri. Tekereze ko atangiye ishuri afite imyaka 13, ubu akaba agiye kurangiza umwaka wa mbere, kandi dukomeza no kumukurikirana ku buryo iyo karamu ntiyayibura, iyo kayi ntiyayibura, n'izindi nama z'ibitekerezo. Twagiye tuganira n'abantu batandukanye, abaye mu buzima bw'uburara, abanyweye baswe n'ibiyobyabwenge, abantu biteje imbere mu buryo busanzwe bavuye ahantu kure kagira aho bagera. Twagiye tuganira ku bintu bijyanye n'umutekano, iyo nta mutekano hari usanga ubuzima butagenda neza. Muri rusange impamvu ibanga rihari ry'iyi channel yacu ivuga ku buzima rusange bw'umunyarwanda, ubuzima rusange bw'umuntu, ariko mu bijyanye no kudasubira inyuma bwo no gutera imbere mu mpande zose zitandukanye: ubuzima, ubukungu, imibereho myiza, amashuri, ubuhanzi, imikino n'ibindi. Nta rindi banga rero rihari, ntabwo ari ugukabya inkuru ngo dukabirize, ni ukuvuga muri rusange ubuzima umuntu abamo, ku buryo n'uwo tuganirije usanga abera icyitegererezo undi muntu, bityo agakururwa n'ibiganiro byiza. Tuzagenda tunoza gakeya ubwo twiyegereza n'abariho babyiga by'umwuga, ndavuga nk'uyu musore wacu. Nibyo kabisa. Bivuze yuko gakeya tuzagenda duteza imbere
televiziyo yacu Ubwenge TV ikora kuri murandasi. Murakoze cyane rero, tubibutsa yuko iki ni ikiganiro dufite uyu munsi, ni ikiganiro cyo kuganira n'abakunzi bacu hano kuri televiziyo yitwa Ubwenge TV, ikorera kuri murandasi, ni kuri YouTube channel. Nta kindi ni ukujya kuri YouTube ukandikamo Ubwenge byonyine gusa uhita ubona Ubwenge TV, ugahita ukora subscribe kugira ngo ujye uhora ureba ibiganiro byacu bya buri munsi. So tukiri mu kiganiro rero, ahangaha ndashaka kubaza manager, ese murabona turi mu bihe bibi bya covid. So covid yaje ku isi hose, yahungabanyije ibintu byinshi bitandukanye mu buryo bwa politike, mu buryo bwa ekonomi no mu buryo bw'ubuzima busanzwe ahantu hose. Ese nkamwe kuri YouTube channel cyangwa se kuri Ubwenge TV, nta ngaruka byaba byarabateje cyangwa se nk'ibihombo cyangwa se nk'impinduka mwatubwira? Murakoze cyane. Iki cyorezo cyateye isi muri rusange kikaza no kugera mu Rwanda mu kwezi kwa gatatu umwaka washize muri 2020. Murabona ko harabura amezi agera nko kurangaya hafi 7, imyaka 2 kabiri ashize. Ariko hagiye habaho uburyo guverinoma yacu y'ubumwe bw'Abanyarwanda yashyizeho ingamba zo kukirinda, nubwo hari abagiye twihanganije imiryango yabo, ariko muri rusange iki cyorezo cyaje gihunganya ubukungu bw'u Rwanda, ubukungu bw'isi muri rusange mu mpande zose. Twagiye dutanga inama ku bijyanye n'ingaruka. Inama nyinshi zirahari kuri umurongo wacu wa Ubwenge TV, uburyo umuntu yarwana ku buryo icyorezo kitamuherana, uburyo umuntu yarwana ku buryo mu byo akora byose yihangana, uburyo umuntu yakora ku buryo ashobora kwihangana ku buryo icyorezo kizageraho kikarangira, cyane ko na leta yacu iba yashyizeho imirongo ifatika, abantu bakirinda icyo cyorezo, bakirinda icyo cyago, kandi bagakomeza no kurwanya indwara ikomeye cyane yaje itumariraho abantu, yaje ihungabanya ubukungu. Iyo hariho ubufatanye byose bigenda neza. Muri rusange ntabwo navuga ko icyorezo kitahungabanije na televiziyo yacu Ubwenge TV. Tuvuge nimba ubu ngubu turi muri guma mu rugo muri uyu murenge wacu, tumaze iminsi 35, uyu munsi ngira ngo niwo wa nyuma. Niba turi muri guma mu rugo nk'abanyeshuri ba kaminuza, bamwe byabaye ngombwa ko bamwe bataha barishyuye amazu, nubwo bumvikanye na boss wabo basubira mu rugo, amasomo umva yarahagaze, ibihe byo byagiye bipfa. Niba bari bateganyije bati tuzarangiza igihe iki n'iki, ariko kubera icyo cyorezo hari ibihe byishe. Muri rusange hari umuntu wigeze gutebya tuganira, arambwira ati jewe ati sintinya cyane icyorezo cya COVID-19, ahubwo ntinya ko kinyicira igihe. Koko iki cyorezo cyica igihe, kandi murabizi ko igihe hari amafaranga, cyica umwanya, cyica igihe. Muri rusange gihungabanya ubukungu bw'abantu impande zose. Murakoze. Murakoze cyane kutubwira ku bintu byerekeranye na covid yaje ari ikibazo mu isi yose, turabibona abantu baragenda tubabura uko bukeye n'uko bwije, ariko nta kundi ni ugukomeza ingamba tukirinda, tukitabira inkingo, tukitabira kwipimisha, tukitabira kwirinda kugira ngo tuzabashe kukirwanya, ubuzima busubiremo. So Mr. Kelly nari nibagiwe sorry Kelly, ariko ndabona sinzi uko nkomeza nkubona ibintu biri kugenda bihinduka. So okay, nk'ubu wiga muri kaminuza, wiga multimedia. So ese nka multimedia urabona nk'imbogamizi ufite kugira ngo ube warangiza ntikubyarira umusaruro cyangwa se ntikugeze ku ntego zawe nk'uko ubyifuza? Urabona nk'imbogamizi ufite ari izihe?
buriya ikintu cyose ntabwo kibura imbogamizi. Buriya nk'imbogamizi ya mbere navuga kwiga buriya ni kimwe, no gukoresha nyine ibyo wize nabyo ni ikindi. Imbogamizi ya mbere ikunda kuba ku bantu bose ni ukubona ibisabwa kugira ushyire mu bikorwa bya bindi nyine wize, ugasanga icyo ni ikibazo. Yenda indi mbogamizi nayo yaba ihari ni ibintu by'ibyorezo bihari, uri kubona bimeze nabi nk'uko manager amaze kubivuga. Ibintu by'ibyorezo nabyo biri kuba ikibazo, yenda atahari ugusaba ngo nyine twebwe yenda tuzagerweho byaramaze kuva mu nzira. Icyo kintu cyo nyine tuba twiza, ariko imbogamizi ya mbere ikintu kijyanye n'ubushobozi mu gihe uzaba umaze kurangiza kugira utangire ukore bya bindi wize. Ndumva ari iyo ngiyo kabisa. Murakoze cyane, dushimiye abakunzi bacu, dushimiye abantu benshi baba bakomeza kudukurikirana, tubabwira ko nta kindi gisabwa ari ukujya kuri YouTube, kuba uyifite muri mashini yawe cyangwa se kuri phone yawe, ukandikamo Haha Ubwenge TV, uhita utubona rwose, ugakurikirana ibiganiro byacu, ugakora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bihora bikugeraho umunsi ku munsi. Tukaba rero tukiri mu kiganiro. Ako ndabona sinzi. Twarambiwe ko mbona sinzi. Oya nakurambirwa kuri. Ese ubundi kankubaze Keri, ubu nk'ubu manager ubu mubona ute? Manager ngira ngo yenda n'abandi baraza kumwibonera, ariko manager ni umuntu ukomeye cyane. Ukomeye, uhagaze neza, urusanzwe woroshya ubuzima, ukundira urubyiruko. Manager rwose mba mubona nyine, nawe urabyumva. Nawe urabyumva kabisa. Arabivuze cyane ko yabitubwiye, ariko yabitubwiye n'abantu benshi batandukanye. Manager wacu akaba ari kumwe n'urubyiruko, ararukunda cyane. Ntabwo yita ngo ese ngo ni umuntu uturutse he, ese ngo ni umuntu umeze ute. Manager wacu gahunda dufitiye ni imwe, nuko agira iterambere rifatika, iki gihugu cyacu kigatera imbere. Tutitaye ngo ni urubyiruko, ese ngo ni abakecuru, ngo ni abasaza. Manager wacu rwose turamubona, akaba ari kumwe rero n'umwana aha ngaha. Sinzi nimba yagira icyo amutubwiraho, ese nimba muri make nagira icyo amutubwiraho. Mbaraga kumunwa neza. Fata mikoro. Banyita Mugisha Kabayiza Kenny Moise. Nitwa Mugisha Kabayiza Kenny Moise. Vuga cyane. Murakoze cyane. Manager ndumva Kabayiza, sinzi Mugisha Moise. Ndumva hari mu izina ntumvishe bwa mbere, sinzi uradufasha kubisobanukirwa. Ubundi uyu ni umuhungu wanjye. Mfite abana 5, harimo n'impanga. Uyu azari uwa 3. Muri iyi minsi ndi kumwiyegereza cyane, nawe ngaba inshuti yanjye. Wabona azaba umunyamakuru, akamera nka Keri. Ugasanga ubuzima nawe imbere buraryoshye, nk'uko ubuzima bw'abanyamakuru muri iyi minsi no mu minsi yatambutse buryoshye. Burya umunyamakuru ntabwo ajya asaza, kubera ko ahora muri morale. Uyu ni umuhungu wanjye. Tugomba gutemberana, buri imfura na se barangana, cyangwa se umwana na se barangana. Nta cyatuma atagomba kumenya ahantu undi nawe mperereye, ngo tugende tuganira, mwigisha uko isi itembera cyane rwose. Kenny wiga mu kangahe? Mu 5. Mu 5. Ugiye mu kangahe? Mu 6. Wifungaho uramugije primaire, ukajya muri secondaire, kaminuza. Nk'abantu basore wumva uzakora iki? Nzaba umusirikare. Niyo kandi murabizi ko muri Haha Ubwenge TV naho hamwe ikiganiro kijyanye n'umutekano. Nta kibazo rwose muhungu wanjye, turakwakiriye muri iyi team y'abantu ba jeune rwose, wisange ntugire ikibazo. Cyane rwose.
murakoze cyane. Iyi ni haha ubwenge TV, mukomeza gukurikirana isaha ku isaha, umunsi ku munsi, uko ibihe bigenda bikomeza tubagezaho ibiganiro byacu bitandukanye muri studio, mukaba mukomeza kuba muri kumwe nanjye Mr G. So boss wacu manager arakoze cyane kutwereka uriya n'umwana we, umwana umeze neza cyane, akaba afite intumbero zo kuzaba umusirikare. Sawa rwose, ugire indoto nziza rwose, urakoze cyane. So cyari mu kiganiro cyacu, sinzi muramfasha tuganire dukomeze, ariko nabwo nibigera igihe turaza gusoza ntari. So Keri, naguha umwanya se ukagira ikintu, hari icyo ubona wambaza cyangwa se wambwira? Yabwira abantu ahangaha. ntabwo cyabura. Icyambere cyo nakubwiye kabisa, wanyemeje rwose. Yambaye neza, style wajyanishije, sinzi yenda nawe ukuntu wabiteguye. Urakoze cyane. Buriya sinzi nimba ubyibuka, ariko buriya ugiye gukora ikintu uzibuke gutegura, uzibuke gukora cyo bita kugitegura, kuko iyo ugiye gusenga uba ugiye gusenga, niyo ugiye muri interview ugiye muri interview. Urakoze cyane. Icyambere nagomeza gusaba aba followers wacu, uwo sheza kugeraho yibuke gukora subscribe, mudufashe rwose, ni iterambere kandi ryacu namwe niryo ryanyu. Mudufashe rwose, ni subscribe ni aho ubwenge TV kuri YouTube, searching aho ubwenge TV, ukore kuri subscribe, byaba byiza unakoze kwirangiye ngeri kugira uzajye ugenda ukomeza ubona notification izindi tugenda dushyiraho. Warumbaje kubaza ikibazo. Wambaje ikibazo cyiza, ariko nanjye nakifuza kukikubaza. Se nka Mr G, umunyamakuru kuri aho ubwenge TV, mbaje ikibazo gikomeye cyane cy'umukobwa numva nahagararana nawe. Nanjye ikibazo ndakikubajije. Urakoze cyane. Umukobwa nahagararana nawe, ni umukobwa muremure utansumba. Uravuze umukobwa muremure utagusumba, birumva nyine mbega ni muremure. Se physically, burya size byo ubivuga iki? Ni umukobwa w'inzobe. Ntabwo ndi inzobe kamemo, ntabwo nshaka nabwo umuntu ndashaka uw'inzobe rwose. Rwose nuko uw'inzobe, akaba ameze neza, muri make kuri kamera barabibona, n'umuntu nyine ufite, sibyo, uhagaze neza, ufite nta rugingo rwakuze ngo rute urundi, ingingo zose zarakurize neza, zireshya, zimeze neza, ku buryo nyine umureba ukavuga ati twatambukana mu muhanda. Ikindi yenda nahita nkubaza kuri icyo, ese kuki wumva ko yenda abagufi ari ikibazo, ubona defo zabo ari izi? Si ikibazo cyane, kuko nabo babemewe, nabemera, ariko nyine for my choice, kuko umuntu abagira ibyo akunda, ntabwo ari uko mbanze cyangwa se mbangishije abandi, ahubwo nuko buri muntu abagira ibyo akunda. So ni muri ubwo buryo rwose njye nahisemo kuba ari abantu barebare tu. Very good. Kandi kabazo gato k'amatsiko, ukuntu nkubona uhagaze, umeze, uburyo ugaragara, ndakeka uri umusore. Ndi umusore rwose. Uri umusore. Ese uri umusore, uraba ufite umukobwa mukundana? Ndamufite rwose. Uramufite? Yenda nkubajije amazina ye, sinzi ko cyaba ari ikibazo, nkakubaza byinshi kuri we, sinzi uburyo wabifiringa. Kuko n'undi muntu ntabwo byinshi rwose bishoboka, cyakora bike byo ndabigusubiza. Nta kibazo. Se ikibazo cya mbere nakubaza, yenda ugira umwanya wo guhura na sheri wawe, se buriya muhuye bwa mbere mukibonana nko mu nzira, niki kintu cya mbere witaho? Urakoze cyane. Sheri wanjye iyo duhuye, mbere na mbere ndamusuhuza nawe akansuhuza,
nk'abantu batari baherukanye nubwo haba hashize umunsi umwe ariko ntabwo tuba duherukanye, ndabanza nkamusuhuza. Ikindi gikurikiraho ni ukuganira biri aho, cyane ko akenshi tuganira turi nko mu rugo cyangwa se n'ahandi hantu hatandukanye. So muri make icyo tuganira nyirizina ni uko nyine ni ukumenya amakuru yiwe, nkamenya uburyo yari ameze mu minsi yari ishize, nawe bakamenya uko nari imeze. Biragoye kubyumva, ngewe buriya simba mbyumvishe neza. Arambwiye ngo murahura ukamusuhuza nk'umuntu mudaherukanye, byo birumvikana. Kubura ngewe buri ikintu mbona, umuntu w'umusheri ni umuntu wabubaha cyane. Se yenda tuvuge ni nk'urugero, uhuye na sheri wawe ari kumwe n'umushuti wiwe cyangwa nawe w'inshuti yawe bisanzwe, bose ntabwo muherukanye. Ubwo ni nka gute wamarika itandukaniro hagati y'uwo mushuti we nawe muramutse muhuriye nko mu nzira hano? Urakoze cyane. Itandukaniro nagaragaza hagati ye n'abandi bantu, biba bigaragara n'amaso, nawe ubwe biba bimurimo. Ubundi mbere na mbere ikintu ukora iyo uhuye n'umuntu ukunda cyangwa se wemera ari kumwe n'abandi bantu, ushaka uburyo ubigenza ku buryo bigaragara. Muri make ndagira nkubwire ko byonyine insuhuzanyo yonyine ihita ibitandukanye. Zigomba kuba atandukanye. Ako kantu niko kabisa. Mba kandi kanyuma nakubaza, buriya abantu bari nkamwe nyine b'abasore, muba mugifite abasheri, mugira gute, muba mufite byinshi muba mwifuza kuri bo. Buriya ni nk'iki wakumva mbega ukunda kuri sheri wawe, enda muri kumwe, urumva ni abantu babiri batandukanye, ni nk'icyo ukunda nyine kuri we muri kumwe. Icyo ni nacyo cya nyuma narangije. Urakoze cyane. Sheri wanjye nkunda ukuntu tugendana gusa mu nzira, nturya nyitaho. So iyo duhagararanye byonyine mba numva ameze neza. Urakoze cyane. Tugomeza kwibutsa abantu gukora subscribe, ni ukujya kuri YouTube channel ugasacinga Ubwenge TV, subscribe mu ibara ry'umutuku, ugakoraho byonyine birahagije. Bikaba byiza unakoze unashyizeho like, cyangwa ukanakora kwirangengera kugira uzajya ubona n'ibindi biganiro byacu bitakugoye. Mukomeze yo mudukurikire, ni kuri YouTube channel ni Ubwenge TV. Uri buze kubona share, na rwose nawe byana byiza dufashije akanasharinga ku bandi ba friend biwe. Urakoze cyane. Murakoze cyane rero abakunzi bacu hano kuri Ubwenge TV. Tukaba dukorera kuri murandasi cyangwa se dukora online, ni kuri YouTube, aho ujyaho ukandika YouTube, kuri YouTube ukandikamo Ubwenge TV, ugahita ko utubona. Icyo ukora ni kimwe, nuko share, comment kuri Ubwenge TV zirakenewe cyane. Nakagaruka. Turi kubashimira rero cyane mwese abafana bacu, abakunzi bacu, tubabwira duti nimukomeze mudukurikire, ariko muri comment dukeneyemo ibintu byinshi bitandukanye. Mutubwira muti ese ni iki kintu gikurikiyeho, ni iki twakora, ese nk'abafana bacu, nk'abakunzi bacu, ni iki kibura, kuko twiyemeje ko tugiye gukora ku buryo tubanezeza buri munsi, tubashimisha kuva uyu munsi kugeza igihe cyose. Murakoze cyane. Reka dukomeze tubahe rero akazi hano. Okay, nta kibazo rwose. Sinzi, ndabona hari ikintu cyane mushaka kubabwira. Akantu ka nyuma narenzaho, bantu banjye mbasaba akantu kamwe. Umuntu uri buze kubona share rwose tubabarira dufashe, ni subscribe ku ibara ry'umutuku kagahita kaba umukara. Rwose mudufashe. Ushobora yenda kubona hari ikitagenda, kitameze neza, igitekerezo, inama watugira, icyo wanenga, hasi muri comment utwo tuntu turakenewe. Mudukorere share ku ba friend banyu, muduhe amarayike ya subscribe umukoreho. Muraba mudufashije cyane. Turi kumwe rero, ibiganiro nakagaruka. Murakoze. Sawa. Murakoze cyane rero, tukaba dufungiye ahangaha, tukaba dushoje ibiganiro byacu nakagaruka. Turi kumwe, murakoze cyane, turabashimiye. Mwari kumwe nanjye Mr. G cyangwa se Gideon, ndi kumwe na Kelly na Clemento ariwe manager wacu. Murakoze cyane, turabashimiye. Sawa. Okay.